Hello, iyi ni The Focus. Aka ni agasobanuro kagufi ariko gasobanutse. Inkuru yacu uyu munsi iri mu bwoko bwa mystery. Icara ugubwe neza ukurikire filime yitwa Look Away. Filime yacu tuyitangira n'umwana w'umukobwa muto witwa Maria Brennan. Abana na papa we witwa Dan na nyina witwa Amy. Nubwo baba basa nkaho bakize cyane, uyu mwana w'umukobwa ubuzima busa nkaho bumugoye. Kubera uburyo Maria aba yitonda cyane, abana bo kwishuri bakunda kumwenzaho. By'umwihariko hari umunyeshuri witwa Mark ukunda kumwenzaho cyane. Ku rundi ruhande ariko inshuti yiwe Lily abakina siporo ku ishuri ndetse anafite boyfriend we uba witwa Sean. Rimwe na rimwe Maria abagirira ishyari inshuti. Ababyeyi ba Maria kandi baba bahora bamutegeka kumera nk'abandi banyeshuri, aho by'umwihariko se aba ari kumugira inama yo kuzajya ku muhango usoza igihembwe. Umubyeyi we w'umupapa kandi ntabwo aba yishimiye kubona umwana we Maria ahora yigunze, aba ashaka ko yaba umusitari mu kigo nk'abandi bana. Umunsi umwe Maria ajya mu cyumba cy'ababyeyi biwe agiye kwisiga makeup ya nyina. Akiri muri ibyo ariko atungurwa no kubona kuri miruwari hari akantu gasa nkaho gafunguka. Aragaca bitunguranye agasanga ari ifoto yo muri ecography irimo impanga ebyiri ziri mu nda. Iryo joro Maria arimo aroga atungurwa cyane no kubona muri miruwari hari umuntu usa nkaho ari kumureba. Arikanga cyane akikubita hasi, agahaguruka agahanagura miruwari yo muri douche kugira ngo arebe nimba yari ari kurota, agasanga reka uwo muntu aracyari kumureba. Maria n'ubwoba bwinshi ahita yirukanka asohoka muri douche agana muri koridoro. Nyuma gato Maria ajya kubibwira ababyeyi biwe ariko bagasa nkaho batari kwemera ibyo ababwira. Maria arakomeza akigira ku ishuri nk'ibisanzwe, ariko ku ishuri abanyeshuri batangira kumunyuzura bamutega bakamutura hasi. Hagati ariko boyfriend w'inshuti yiwe Sean ahita ahagera akabuza abanyeshuri gukomeza kwiyenza kuri Maria. Maria biramushimisha cyane kuba bamaze kumufasha. Iryo joro Maria arimo aroga akomeza atekereza ibintu bisa nkaho ari amashusho yo ku munsi yavukiyeho. Iryo joro agerageza gusinzira ariko bikanga. Hagati ariko nijoro cyane ajya kumva ijwi riri kumuhamagara, akerekeza muri douche aho riba riri guturuka, agatungurwa no gusanga ari wa muntu wo muri miruwari basa uri kumuhamagara. Maria agiranye ikiganiro n'uyu muntu waba asa neza uri muri miruwari, akamubwira ko bombi ari itandukaniro. Mu gihe Maria abagira isoni ahora yigunze, uyu we abagira confidence nyinshi cyane, muri make ari sharp. Bukeye bwaho mu gitondo Maria atungura ababyeyi biwe akababwira ko noneho ashaka kujya mu kirori gisoza igihembwe. Yagera ku ishuri kandi Maria ahita abwira inshuti ye yuko ashaka kujya mu ikipe ya siporo. Uwo mugoroba kandi Maria ajya kureba papa wiwe ahantu aba akora kwa muganga, akabona se asa nkaho yegeranye cyane n'umuntu aba ari kuvura, bituma atekereza ko papa we ari guca inyuma nyina. Uwo mugoroba barimo barataha, papa wa Maria aramubwira ati ejo uzagaruke kundeba ku kazi, kufitiye surprise. Iryo joro Maria abibwiye wa muntu wo muri miruwari basa neza, aramubwira ati papa wawe ni umuntu wikunda, ntabwo ari umuntu mwiza. Maria ariko ibi ntabwo abyishimira, ahubwo nawe agatangira kuvugira se avuga ko ari umuntu mwiza ndetse ejo ashobora kumuha impano y'imodoka. Bukeye bwaho ariko Maria agiye kwa papa wiwe atungurwa no gusanga surprise bari bamufitiye ari ukumubaga. Papa wiwe aba yavuze ko ashaka kumubaga amatwi n'izuru ryiwe bisa nkaho ngo ari binini, ndetse ibingibi bikamufasha ngo gusa neza kurushaho. Aha niho uyu mwana Maria ahita amenyera ko papa wiwe adakunda na gato uburyo abasa. Mu yandi mashusho ya mpanga yiwe iri muri miruwari imubwira ko agomba kwihangana ariko bagomba kwigisha isomo se. Aba bombi kandi bakomeza kuganira bagatangira ndetse no kwisekera. Ibi bikurura nyina kuza muri douche kureba icyo umwana we barimo araseka. Mu kuhagera asanga wagira arimo arisekana. Nyina kandi agerageza kumubaza uwo bari gusekana, umwana we akamubwira ko ntawe. Ibi ngibi bituma uyu mama agira ngo umwana we atangiye gusara. Ibi abibwiye papa w'umwana asa nkaho nta kintu biba bimubwiye abe na gato. Papa wa Maria kandi agaragara ahereza ibinini byo gusinzira nyina wa Maria, akamubwira ko nta kibazo gihari ahubwo agomba kwisinzirira. Mu yandi mashusho bukeye bwaho twerekwa Maria n'inshuti yiwe Lily. Maria bari kumwigisha guskatinga ku rubura.
kuko aba ari ubwa mbere abikoze. Maria atangira kwitura hasi nk'aho inshuti yiwe yamufashije guhaguruka, ariko Maria atungurwa cyane no kumva Lily amubwira ngo witondere kwegera umukunzi wanjye Sean. Maria ibingibi ajya kubiganiriza inshuti yiwe muri miriwari, amubwira ko inshuti yiwe Lily atari umuntu mwiza nawe, ahubwo icyo ashaka gusa ari ukumenyekana mu kigo. Iyi mpanga yo muri miriwari iba yitwa Aram, ihita itangira kumubwira ko ishaka kumufasha gusubiza ibibazo byose afite mu buzima bwe, ariko bagomba guhinduranya imyanya, akamuha ubushobozi bwo gukontorora ubuzima bwe. Maria aba atangiye kubyemera ibingibi, ndetse mu gihe agiye gukora kuri miriwari ngo bahinduranye imyanya, nyina we akahita yinjira amubwira ko yakererewe kujya mu kirori gisoza igihembwe. Maria ahita yihutira kujya kwambara ikanzu yo kujyana mu kirori gisoza igihembwe, ndetse akahita yerekeza ku ishuri. Mu kuhagera ariko asanga ari amahitamo mabi yakoze, kuko aba yanga akavuyo k'abantu, amatara amurika cyane n'urusaku rw'umuziki. Maria kandi uba utazi gusketinga ku rubura aba afite ubwoba, ndetse arimo arafata ku ruhande adashaka kwinjira mu kibuga hagati ngo abyine nk'abandi. Mu gihe yitegura kwigendera, boyfriend wa Lily, inshuti ye witwa Sean, ahita ahagera akamufata akaboko, bakerekeza hagati mu kibuga aho batangira kubyina. Lily uri hirya ari kureba ibingibi ntabwo bimushimisha na gato, ahita yegera aho ngaho agatega Maria, Maria akikubita hasi. Sean ajya gufasha Maria guhaguruka, Lily akamubuza. Bibabaje kandi babana bakunda kunyuzura Maria, bahita batangira kumukurubata hasi bamukurura. Abanyeshuri bose nta numwe umufasha, ahubwo baba barimo baramuseka, barimo baramukurura hasi. Maria biramubabaza cyane, akahita yerekeza muri douche. Aha niho Maria ahita afatira icyemezo cyo kureka Aram ngo afate ubuzima bwiwe abuhindure. Maria akorera kuri Aram ndetse bakanasomana kugira ngo bihinduranye. Ibi bimaze kurangira biba bivuze ko Aram ariwe none uri ku isi, Maria ari uri inyuma ya miriwari. Mu kindi cyumba kandi mama wa Maria, Amy, aba arimo arasakuza cyane, ari kurota inzozi mbi z'umunsi yabyaye Maria. Mu yandi mashusho bukeye bwaho, Aram yerekeza ku ishuri, aho ahita abona umuntu ukunda kunyuzura Maria witwa Mark. Aramwegera cyane na confidence, akamufata mu ntoryi, akahita amurigata ku gutwi nk'ikimenyetso cy'agasuzuguro. Hagati aho kandi inshuti yiwe Lily iza inibarisha uburyo ameze. Aram ubuzi neza ibyabaye ejo, akigira nkaho nta byadanje. Barakomeza bakaba inshuti, ndetse Aram akamusaba gukomeza kumwigisha gusketinga ku rubura. Aram kandi ajya kuri clinique papa we abakoraho, aho ayobya receptionist ubakora, agafata nimero z'umugore w'ihabara ryasi, ahita akora uburyo bushoboka bwose kugira ngo iryo habara rihurire na nyina kwa muganga. Plan yiwe koko icamo, mama wiwe agahurira n'uyu mugore muri essentiel, ndetse akahita yibona ko umugabo we amaze iminsi amuca inyuma. Mu yandi mashusho ku ishuri rya Maria, aho abanyeshuri barimo baritoza gusketinga ku rubura, Aram ayobya Mark wa undi ukunda kunyuzura Maria muri za douche. Bamaze kuhagera, Aram ahita amukubita inkoni y'ivi, akamuvuna akaguru. Mark yitura hasi agatangira gusakuza, abasakuza asaba abantu ngo bamutabare, ariko Aram akamufata umunwa akamusigaho ngaho wenyine. Abantu bose umugoroba barataha bava ku ishuri, ariko Aram agasigara n'inshuti yiwe Lily ku ishuri, aho barimo ngo aramwigisha gusketinga ku rubura. Abasa nkaho azi neza gusketinga ku rubura, bigatungura cyane Lily. Aram kandi ahita atangira gusa nkaho ari kwirukanka inyuma ya Lily, afite umujinya mwinshi mu maso. Lily bimutera ubwoba nawe agatangira kwiruka, nyuma gato ariko akaza kunyerera agakubita umutwe we ku gikuta. Aram nkaho yafashije Lily, ariko amuhagarara hejuru amwitegereza bisa nkaho nta kintu na gito bimubwiye. Ahita yihamagarishwa polisi, arimo ararira ababwira ko inshuti yiwe igize accident. Nyuma yo gukura phone ku gutwi, tubona Maria muri screen arimo ararira. Mu yandi mashusho uwo mugoroba Aram yatashye, ku muryango wabo haza polisi
aho ziba zije ngo kumubaza ibibazo bijyanye na accident y'inshuti. Nyina wa Maria ababwira ko nibura bazagaruka ikindi gihe ubu ngubu umwana wabo atameze neza. Uwo mugoroba muri douche, Maria muri miriwari atangira kubwira Aram ko ari we watumye inshuti yiwe ipfa. Aram amubwira ko nta birenze, ko ahubwo yari abikwiye gupfa. Maria atangira kurira amusaba ko bakongera guhinduranya imyanya, ariko Aram akamubwira ko atari yarangiza. Amashusho yacu ahita tujyana ku kiriyo cya Lily, aho boyfriend yiwe Sean aba arimo ararira, umupolisi akaza kumwihanganisha. Umupolisi kandi ahita ahuza amaso na Aram. Aram ntago abikunda, akahita yisohokera agana hanze, ahurira na Sean akamuhobera. Uwo mugoroba kandi Aram ajya gusura Sean aho abatuye, bajyana mu cyumba cyiwe aho batangira kuganira. Haca akanya gato, Aram akahita atangira kubwira Sean ko amaze igihe amwifuza ndetse kamukunda. Aramwegera agatangira kumusoma. Sean yashaka kumwiyaka ariko bikarangira nawe afatiyeho, aba bombi bakahita baryamana. Mu yandi mashusho twerekwa Aram ari kumwe na se bari gusangira ibiryo bya nimugoroba. Baba bagiye muri restaurant kuko muri iyo minsi papa we nyuma yuko nyina muvumbuye ko aba muca inyuma ntago abakunda gutaha cyane. Aram atangira kubaza se umupangu afite. Se wiwe amubwira ko atagomba kugira ikibazo ndetse ko ibintu byose bizasubira nk'uko byari bimeze mbere. Hagati aho ariko Aram ahita atangira kwifata mu buryo budasobanutse, aho aba arimo ararya aseka se ndetse asa nkaho ari kumusuzugura. Se wiwe ahita amutegeka kwifata neza. Aram akamwubaha, ariko umujinya ukomeza kumwica kurushaho. Mu minsi ikurikiyeho Aram aba yirinda cyane kujya muri classe, ahubwo we na Sean bagakomeza bisohokera hanze bajya mu mikino. Umunsi umwe kandi Aram na Sean bakodesha icyumba cya hoteli, aba bagiye gukora iby'abakuru bataratangira, ariko Sean agahamagarwa na nyina umubwira ko polisi ishaka kubabaza ibibazo. Sean avuga ko bagomba kugenda, ariko Aram akamubwira ko we bagomba kwigumira aho ngaho. Sean ahita atangira gukeka Aram, amubaza impamvu adashaka kuvugisha polisi. Aram ndetse agerageza kumusoma, ariko Sean akanga. Aram wacu mu kubona ko Sean atangiye kumukeka, ahita afata ivide akarimuhonda mu mutwe. Sean yikubita hasi ndetse mu minota mike cyane akaba yitavye Imana. Aram uhita wigira muri douche, arahagera agasanga muri miriwari Maria arimo arira asaba imbabazi amubwira ko bagomba kongera guhinduranya. Aram abwira Maria ati cecekere rwose nta kibazo gihari. Mu yandi mashusho twerekwa nyina wa Maria uba usinziriye aba arimo aragira inzozi mbi nk'ibisanzwe. Muri izi nzozi twerekwa ko Maria burya yavutse afite indi mpanga yiwe, ariko nyuma yuko se yitegereje iyo mpanga akabona idasa neza ahitamo kuyica. Tuhita dutungurwa no kumenya ko Aram burya yari impanga ya Maria yitavye Imana bakivuka. Mu yandi mashusho ku bitaro byo papa wa Maria abakoraho, Aram arahagera ahita amera nkaho arwaye. Se wiwe akamuterura akamujyana ku gatanda mu gihe agiye kumuzanira amazi, ariko arahindukira agatungurwa no gusanga Aram yiyambuye ubusa. Papa we utabyishimira ahita atangira kumubwira ati wa mwana we ambara imyenda vuba. Aram ariko aranga, ahubwo agakomeza amusatira amubaza nimba ari mwiza. Se we amusubiza ko ari mwiza rwose nta kibazo. Aram kandi arongera akamubaza ati wakomeza ukankunda ndamutse mfite ibibazo. Papa we akamusubiza ko rwose yakomeza akamukunda. Aram ibingibi ntago ajya byemera na gato, akahita afata icyuma akamukata ijosi. Papa we yikubita hasi agatangira kuva amaraso. Aram akamuhagarara hejuru amubaza impamvu atigeze amukunda kuva ari umwana. Amashusho yacu ahita tujyana mu rugo, aho Aram aba ari muri miriwari ari guhamagara Maria ngo agaruke noneho bahinduranye, ariko akamubura. Aram ahita ajya kwiryamira, aho aryamana na nyina amufumbase. Tuhita twerekwa bisa nkaho mama wa Maria afasha abana babiri. Ibi biba bivuze ko aba bana noneho bihuje bakaba umuntu umwe. Aha niho agafilme kacu karangirira. Ku zindi filme nk'izi kanda like, subscribe na sharing iyi video ku nshuti yawe. Iyi ni The Focus, tuzahuza ubutaha. Ciao ciao.